11 b'ikipe y'igihugu cya Granada National Team. Iki gihugu gikomoka muri Amerika yo hagati cyangwa se Amerika y'Amajyaruguru. Kuri uyu munsi tugiye kuba twababwira 11 b'ikipe y'igihugu ya Granada bazahura n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Making sure ko wakanze subscribe, aho hasi rwose urahabona handitse subscribe, ubundi bwo ukandeho, ubundi bwo ujye ubona ibiganiro nk'ibi biryoshye cyane byacu tugenda ducishaho umunsi. Reka tube twatangirira ku muzamu w'ikipe y'igihugu ya Granada. Bamwita Peter Sande niwo muzamu bazakoresha ku munsi wa none cyangwa se ku isaha y'isa 3. azaba bari gukinisha kandi Relic Francis ndetse na Fabin James ndetse n'umusore bita James ndetse hagati mu kibuga hakaba hari umusore Ibrahim Beleke ndetse n'umusore bita Ejai Giorgio ndetse n'umusore bita Benjamin Georgie ndetse na Rahim Legaye, Cecile Michael ndetse n'umusore bita Rashine Silvestri bazaba batakisha umusore kabuhariwe Shotani rutahizamu ukomeye cyane bamwita Hamza Frederic niwe bazaba bari kwatakisha ashaka ibitego. Ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Amavubi ho turi buze kuba twabibabwira cyangwa se murebe hasi muraza kubona ikiganiro twacishijeho ku munsi w'ejo tubabwira 11 b'ikipe y'igihugu Amavubi. Ariko nkubwire abakinnyi bitezwe mu gihugu cy'u Rwanda. Umukinnyi ufite ibitego bamwita Joy Sande